niba bari abanyamahanga babona visit Rwanda bakatabaza mu Rwanda uko baza mu Rwanda twebwe baraza bakajya gute bakavunjisha nicyo niko kamaro ka visit Rwanda kabana abantu baza mu Rwanda bari kujya gute bari kuvunjisha amafaranga bagatanga ama dolari bazanye amadovize yabo bakafata amanyarwanda kugira ngo babone amafaranga bakoresha hano mu gihugu cyangwa ubona abantu baza kwinvestinga mu gihugu bakamazu baturutse hanze barabazana ama million abari bukeneye gufata ya mafaranga y'amanyamerika yarazanye cyangwa yayandi akayahindira mu manyarwanda bivuze ngo akoze iki agurishije amadolari cyangwa andi mafaranga yose avanye hanze agura amanyarwanda kandi murabizi ko iyo ikintu kiguze cyangwa nako mu kiguze muri benshi kizamuka mu gaciro so ariko byumva se uko rero bari abantu bakomeza kuza mu gihugu nibyo bituma amafaranga nyine y'icyo gihugu azamuka agaciro nk'abantu bajya Dubai murabizi mu gihe ngo niba ari cyasama ni sama sinzi igihe abantu bakunda kujya Dubai bari kujya mu bintu by'ibiruhuko kiriya gihe amafaranga kiriya gihugu azamuka mu gaciro kubera iki kuko abaturage bari kwinjira muri iki gihugu nyine ni benshi bari kugura amafaranga y'icyo gihugu ari benshi iyo uguze ikintu rero muri benshi kizamuka mu gaciro iyo ni impamvu imwe ituma wumva habaho kuzamuka kw'amafaranga no kumanuka ni ingero nyinshi naguhereza impamvu zirenga 10 naguhereza zituma amafaranga azamuka kanamanuka nyine aho rero muri uko kumanuka no kuzamuka niho forex ituruka niba uzi ko ifaranga nakare buze kuzamuka mu gaciro wakurikira amakuru warebye ahantu ku website ibintu bitandukanye wowe ushobora kwita uvuga ati amafaranga niba agiye kuzamuka reka ngiye mitenyagura kuyagura ntago bisaba gukora forex trading bino bya online oya fata genda ujye muri bank ari yafungure konti iri mu madolari cyangwa iri mu pound bitewe n'amafaranga ushaka kugura ufate miliyoni za 15 uzishireho zihinduke wenda $10 by'idolari sibyo bya dolari nizamuka wa gatoya niyo byazamuka ibiciro 20 batufata bya biciro 20 ukube na ya mafaranga yose washyize muri banki kuko wabikije mu yindi currency iyo ni forex trading ubukoze forex trading rero murekere kuyitiranya na bya bintu bya STT biriya bintu bavuga ngo shiramo ngo tukungukire oya it's business you understand small money I go teach you I go give you knowledge small money ariko abantu muvuga ngo ndumukire rwose gena ndumukire umwana mutoya ari kwiteza imbere nta kindi sawa small ruruca abana